Yesu ashimwe. yaririmba ati ukagira ngo birimo, kavuga ati mama we, ati dore umugeni aratashe. Mugeni wahe? Saa moya zirageze, kakandi k'abarokore ntibinkurikire gatangira na 200 sinayahita. Ni umurokore wavuganye n'Imana, uze ngizangirira neza. Yesu ashimwe. Si wa wundi twabonyera do murokore ngo Yesu aza kurobanura nk'uko umwungeri arobanura intama n'ihene. Niba umukozi w'Imana, Imana igushoboze kandi umwuka w'Imana akuganze. Amen. Komera Yesu amashi. Imana ishimwe cyane iyo yabashije kubarinda, natwe ikaturinda, twayongereye Yesu amashi. Mana data wa twese, so umwami wacu Yesu Kristo, turagushimye, tugushimiye imbaraga zawe zabanye natwe, waturinze n'uhabwe icyubahiro. Ngeze hano imbere y'ubwoko bwawe, ndakwinginze ngo imbaraga zo mu ijuru zituganze, kandi ijambo ngiye kwigisha ntaba ari nje, ahubwo izina ryawe rihabwe icyubahiro. Buri wese uzumvira ijambo rizamukomeze, rizagera aho rimuvana, rizagera aho rimushyira, ni mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Haleluya. Reka dusome ijambo ry'Imana mu butumwa bwiza ko bwanditswe na Matayo, ibice 25, umurongo ni wa 35. Umutwe w'ijambo ry'Imana uravuze ngo gucirirwaho iteka. Reka dusome mu izina rya Yesu ijambo ry'Imana nk'uko riboneka mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo, nk'uko bwanditswe na Matayo, ibice 25 ku murongo wa 35. kuko nari nshonje muramfungurira, nari mfite inyota, yemwe nari mfite inyota, mumpa icyo kunywa, nari umushyitsi, murancumbikira, nari nambaye ubusa, muranyambika, nari ndwaye, muransura, nari mu nzu y'imbohe, muje kundeba. Abakiranutsi bazamubaza bati, mwami, yewe mwami, twakubonye ryari, ushonje turagufungurira, cyangwa ufite inyota tukwima cyo kunywa. Kandi twakubonye ryari, uri umushyitsi, turagucumbikira. Amen. Kandi twakubonye ryari, urwaye, cyangwa uri mu nzu y'imbohe, tuza kugusura. Umwami azabasubiza ati, ndababwira ukuri yuko ubwo mwabikoreye umwe muri bene so, aboroheje bari hanyuma y'abandi, ari njye mwabikoreye. Mwakira ijambo ry'Imana. Amen. Yesu nashimwe cyane, Yesu nahimbazwe. Ijambo ry'Imana wavuze ngo kwari ugucirirwaho iteka, ariko 35 havuze ngo kuko nari nshonje murangaburira. Yesu ashimwe cyane. Kuko nari nshonje murangaburira.
nzamurangaburira, kuko nari umushyitsi murancumbikira, kuko nari mfite agahinda murampoza. Yesu ashimwe cyane. Kadukomeze muri Yesaya 53 Yesaya 53 turahera ku murongo wa mbere. Mu izina rya Yesu, ijambo ry'Imana nk'uko riboneka mu gitabo cy'umuhanuzi Yesaya ibice 53 duhereye ku murongo waho wa mbere. Haranditswe ngo, ninde wizeye ibyo twumvise, Ninde wizeye ibyo twumvishe, kandi ukuboko k'Uwiteka kwahishuriwe nde, kandi ukuboko k'Uwiteka kwahishuriwe nde? kuko yakuriye imbere ye, Kuko yakuriye imbere ye nk'ikijegerijegeri nk'ikijegerijegeri cy'igishyitsi cyumburira mu butaka bwumye. Ntiyari afite ishusho nziza cyangwa igikundiro, kandi ubwo twamubonaga ntiyari afite ubwiza butuma tumwifuza. Yarasuzugurwaga, akangwa n'abantu, yabona abantu. yari umunyamubabaro, wamenyereye intimba, yasuzugurwaga nk'umuntu, abandi bima amaso, yasuzugurwaga nk'umuntu, abandi bima amaso, natwe ntitumwubahe. Ni ukuri intimba zacu nizo yishyizeho, imibabaro yacu niyo yikoreye. Ariko twebweho twamutekereje uwakubiswe n'Imana, agacumitwa nayo, agahetamishwa n'imibabaro. Nyamara ibicumuro byacu nibyo yakubitiwe, yashenjaguriwe gukiranirwa kwacu, igihano kiduhesha amahoro cyari kuri we, kandi imibyimba niyo adukirisha. ya za nkori bamukubise niyo adukirisha. Twese twayobye nk'intama zizimiye, twese twabaye intatane, Uwiteka amushyiraho gukiranirwa kwacu, yararenganye, ariko yicisha bugufi. Mwakira ijambo ry'Imana. Amen. Bwira mugenzi wawe ngo nawe ucishe bugufi. Ongera umubwire ngo ucishe bugufi. Maze gukoresha iminota 7, sigaza izindi 8. Muri iyi minota 8 nsigaranye, reka tuyiganire muri ino jambo ry'Imana. Twasomye mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo. Hari ijambo ry'Imana ryavuzwe, umutwe w'amagambo wavuze ngo gucirwaho iteka. 31 niho tugiye guhera. Hari amagambo agira ati, umwana w'umuntu ubwo azazana n'abamarayika be bose, azaba afite ubwiza bwe n'icyubahiro cye, nibwo azicara ku ntebe y'urubanza, azahamagara amahanga yose ngo ayacire urubanza. Yesu nashimwe. Yacira iki?
ese weho witeguye gucirwa urubanza? Unzanuza abari umuriro, buri wese azaja kwipimisha. Nshuti yanje nawe urahirwa, mirimo yawe nimba itazasha. Yesu nashimwe. Ese muzazacirwa urubanza? Ese muzazacirwaho iteka? Wowe urubanza rwawe nirugera ku munzani, uzasanga ibiro byawe bipfitse, uzasanga ibiro byawe biriho neza. Yesu ashimwe. Twongere tubumve neza. Makumyabiri na gatanu 31 kaba ariho ntera nsoma. Umwana w'umuntu ubwo azazana n'abamarayika bose afite ubwiza bwe, nibwo azicara ku ntebe y'ubwami bwe. Amahanga yose azateranira imbere ye, aboranure nk'uko umwungeri arobanura intama mu ihene. Yesu ashimwe. Ese ubwo azarobanura intama mu ihene azasanga uri mu ruhe rugero? Se azasanga uri umurokore? Yesu ashimwe. Azasanga uri umukristo? Azasanga ukirimo neza? Azasanga ukibana neza na Kristo? Ese aho yagushakiraga niho akubonera? Akiguhamagara mu buhanuzi uravuga ngo nzagukorera naburaye nabwirirwe, ariko se buno uracyamwitayeho? Buno uracyamukurikira? uri mu bibazo waravuze ngo Mana nzi imbere yawe nje kugukurikira. Ibibazo bishize, ushize impumu, yibagirwaga icamwirukansaga. Yesu ashimwe. Azarobanura. Nese ubwo aje kurobanura, ugize ngo ntazarobanura? Babyeyi, ubwo aje kurobanura ugize ngo ntazarobanura? Yesu nashimwe. Ese umuhamagaro wawe wari ufite uracyawufite? Ese uko wakoreraga Imana uracyayikorera? Yesu ashimwe. Mfite ikibazo mu barokore. Ni umurokore kubera yuko atisukishaga. Ibyo twese turabizi, ariko bireka bigere saa moya nibwo urabona umurokore. Yesu ashimwe. Reka bigere saa 2 nibwo urabona umurokore kuri Primus na Misingi. Reka tugere saa 2 nibwo urabona wa wundi Imana ni umuntu. Yesu ashimwe. Ntiza agatenge gato, ntiza ako kantu mama Rene, ntiza aje kurobanura. Sangahe? Gatenge rwose ni akabarokore. Haleluya. Ndiza n'agaswara ni akabarokore. Yesu ashimwe. Yaririmba ati ukagira ngo birimo, kavuga ati Mana we, ati dore umugeni aratashe. Mugeni wahe? Saa moya zirageze, kakandi k'abarokore ntibimburikire gatangira na 200 sinayahita. Ni umurokore wavuganye n'Imana, uze ngizangirira neza. Yesu ashimwe. Si wa wundi twabonyera. Do
murokore ngo Yesu aza kurobanura nk'uko umwungeri arobanura intama mu hene. Nta soni mfite, sinzi ibyaha byanje. Mana ishimwe, twabigumyemo neza bene data. Arakomeza ijambo ry'Imana, intama azazishira iburyo bwe, naho ihene azishire ibumoso. Umwami azabwira abari iburyo bwe ati, nimuze mwebwe abo data yahaye umugisha. Nimuze abo data yahaye iki? Umugisha. Abapfakazi ntibari bariho mu gihe cya Dorokasi, ntibari bariho, ntibaza kumuririra Dorokasi yamaze gupfa. Ko ba Dorokasi batigeze baza gusambana, nuko nta marozi yari ahari. Igihe cy'aba Petero ko batanywaga inzoga, nta vino zahabaga. None abarokore b'uyu munsi mubaye iki? Munsi gumwe uburabyo, umurokore abaye nk'uburabyo buri guhunguka. Materaniro ya saa 2 abaye saa 5, saa 2 abaye saa 6. Mu bihe byo gusenga, mu bihe nsengo, ubwo turi kumwe mu mwuka. Yagera hanze ngo turi mu yibiri, ako kanya agahita afata indazi. Yaje akagaruka ngo mu bihe nsengo wite. Twaje mu mwuka tukagira ngo nawe arimo, kumba amaze gukenera kuri indazi. Yesu nashimwe. Mwihangane, simwe mwampaye iminota se, numvishe ifuhe rindimo. Kubera iki? Barakora baravuga ngo tugiye mu bihe, ni mu bihe. Ariko ibya buno ngo ni umurokore. Umurokore n'umupagani ntiwabatandukanya. Mbese ni nka twatunda abana bakinaga bavuga ngo kanjenje kari. Abarokore babaye nka kanjenje, abirimo ntabirimo. Yesu ashimwe. Ihangane, ngere mugarukire Yesu, mwongere mumukorere. None se mu materaniro ko yari yambaye neza, saa 2 z'ijoro zigeze yambaye akamini, bigenze bite? Kanjenje, murokore kanjenje. Imata birimo mu masengesho n'intama, hanze ihene yerekanye ubwambure bwaje. Kubera iki? Yesu ashimwe. Kadukomeze. Ngo nimuze mwebwe abo data yahaye umugisha, muragwe ubwami bwabatunganyirije uhereye ku kuremwa kw'isi. Kuko nari mfite inyota, mumpa icyo kunywa, nari umushitsi murancumbikira, nari nambaye ubusa muranyambika, nari ndwaye muransura, nari mu nzu y'imbohe muza kundeba. Abakiranutsi, Yesu ashimwe, abakiranutsi bazamubaza bati, yewe databuja. Mana ishimwe cyane, haleluya. Abakiranutsi bazamubaza bati, yewe databuja, twakubonye ryari? Wambaye ubusa tuguha akagatenge,
wambaye ubusa tuguhaga agatenge urambara, tubona nta kantu ufite ko gutwara mu twahi tw'umwana, tuguhereza agashakoshi ngo uze mu materaniro usa neza. mwarakoze cyane. Yesu azababaza ati ubwo mwabikoreye uyu mubyeyi ukennye, uyu mubyeyi ubabaye, uyu mubyeyi ufite agahinda, ni Yesu mwabikoreraga. Ni Yesu mwabikoreraga, ni Yesu mwagendanaga nawe. Iyo muririmbe ngo imirimo y'abera izibukwa mbere y'Imana ni ugutanga ibirundo byinshi se? Ni ugutanga icya cumi cyinshi se? Yesu ashimwe. Ubu twaba twasenganye gutya bibabaje, harimo umuntu wamuraje kandi nawe ukagira iryo yerekwa, ariko warangiza ukabigongomiriza. Yesu ashimwe. Mwakongere mukagira urukundo rwa kimuntu, mwakongere mukagarukira Yesu. Yesu ashimwe. Yesu ashimwe. Mu rusengero, haleluya, ndi umudamu w'umugabo umwe n'abana 5, ariko saa 2 z'ijoro ndi ingumye mbere y'Imana. Wagaruka ufite abana 5, ariko ugeze hanze ndi ingumye. Inkumi itagaragariye imbere y'Imana igaragara igeze hanze. Ubusore butagaragaye uri imbere y'Imana bugaragara igeze hanze. Yesu ashimwe. Hari umuntu twigeze tujyana gusenga ku musozi, nje ntangazwa nuko avuze ngo uyu ni sheri wanje, ngo ni sheri asize umwana n'abana 3, sirukana n'umukobwa, ngo ni sheri wanje. Siragaragariye ku musozi. Mana itugirire neza cyane, barukure mwongere mwisubireho, mwongere mugarukire Imana. Ni kitu uje mu rusengero kandi wari uri gusenga neza, twateranye turimo abahanuzi, turimo babandi b'ingenzi, marayika akavuga ngo ntinababonye kubera icyo abatababonye. Mbere y'Imana mugaragaye nk'intama, ariko mugeze hasi mubaye babandi. Mureke kuba babandi, mureke kuba babandi. Uwo ndetse ndamaze, Imana izamuhomora. Haleluya. Uwo ndetse rwose yihangane pe, ndi imbere y'Imana n'imbere yanyu. Uwo ndetse ababare, barokore twongere twisubireho. Mbere turi abana, hari utuntu twajyaga dukina kanjenje, tukagakina tukumva nyine yuko ari kanjenje y'iki y'abana. None no mu bakuze, pasiteri, mukozi w'Imana Yosuwa, mwegere hano. Ubwo situri imbere y'Imana, kandi ubwo avuye kubwiriza iminota 5, ipantaro yari igeze ahangaha, muri wenda mpfe ndundi umukristo nashakishwe, ariko
kanzenje Yesu mane Butemane urakomeye bote nta mahoro mbose ntabwo uraza kungurira kandose barokore Yesu shimwe barokore oya ikimenyetso cy'inyamaswa inyamaswa iyo zigiye gusuhuzanya kugira ngo ubone inyamaswa y'inkazi n'itari inkazi dore bigaragarira ahangaha ihangane inyamaswa z'inkazi dore iyi ni inyamaswa z'inkazi inyamaswa z'inkazi n'abarokore do abaro bakijijwe mu mazi menshi hageze hanze ngo bitemane barokore tangiye kwicana nk'intama ihene mani dusange mani tugirire neza cyane kadusoreze kuri rya jambo Yesaya 53 ibicumuro byacu nibyo yacumitiwe ibyaha byawe amafuti yawe nibyo Yesu yacumitiwe yashenjaguriwe gukiranirwa kwacu igihano kiduhesha amahoro cyari kuri we baramushinze gisambu mwami igihano kimuhesha amahoro kandi imibyimba ye niyo adukirisha isango ribamukubise imibyimba nizo adukirisha bari kumva batsinzwe n'ijambo ry'Imana muze dusenge muze dusenge Imana sanyemeza ko muzimbaraga bonje musenga iteka haleluya ntacyo nzamu hoya nyishuriye hoya myenda yose yambabariye ibyaha atumanerade mani dusange kandi data wa twese atugirire neza amen ngo nimuze abo data yahaye umugisha haleluya ubwami bw'abatunganyirije Jesus my God mana yacu itugirire neza cyane thank you reka nyakubahwa pasiteri asenga Imana ku bw'aba bantu bakiriye Yesu n'umwami n'umukiza ni karibu umubyeyi mana kubw'ijambo ryawe rizima no kubw'umuhamagaro wawe data uratoranyije haleluya dusuzumye imitima yacu dusanze hari aho twagiye dusanze hari aho twakugomeye Yesu tubeshejweho n'ubuntu bwawe gusa tubabarire mwami wanjye babarira abagabo haleluya babarira abamama mu izina ryawe babarira abasore n'abakobwa twese duciye bugufi mu mitima yacu nyemerera utweze utuboneze amaraso yawe yeza rwose atuzeho atugereho mu izina rya Yesu twongeye kongera kumva neza ko imibyimba haleluya yawe ariyo udukirisha mwami haleluya izina ryawe nirishyirwe hejuru Yesu urera cyane kandi urakiranuka tunezerewe imbabazi uduhaye tunezerewe umugisha n'urukundo dukunda tugukomeye amashyi kuko uri umukozi w'umuhanga mu izina ryawe Yesu Mana baha umugisha karibu pastor